Dushimye Imana ikomeje kutugenera ibyiza byose by'uyu munsi, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Tugeze mu mwanya wa kabiri wo kuganira ijambo ry'Imana. Nge tugiye gufatanya kuganira muri uyu mwanya ni Wezire Umuhire. Imbere y'uko rero twinjira muri uyu mwanya wundi wo kuganira ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge. Umuremyi wacu uhoraho uri mu ijuru, turagushimye muvyeyi wacu. Mu isi yuzuye ingorane n'amakuba y'uburyo bwinshi, ubugingo bwacu bukomeje kugaragara nk'ubw'agaciro mu biganza byawe. Ntuduhora ibibi dukora uko bwije n'uko bukeye, ahubwo tugushimiye umwanya mwiza utugenera nk'iyi kugira ngo itwunge nawe, kandi urakoze kuko uduhaye ijambo ryawe ribidushoboza, turinde imitima ikunanira, kandi ubwo dukomeje kwiga utubera umuyobozi, uduha umwuka wera, tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Mana ishimwe cyane, kandi dukomeje guha ikaze abadukurikirana barahatandukanye, abari kuri YouTube channel Ivugurura n'Ubugorozi, ndetse abari kuri Radio King, abari kuri X kimwe n'abari kuri Radio Izuba, mwese Uwiteka bahiri. Muri uyu mwanya rero tugezemo tugiye kuganira intwaro izatsinda mu bihe bikomeye. Ijambo ry'Imana uko ritubwira ko byanga bikunze tuzagira mu bihe bikomeye bisumba ibindi. Dusomye muri Bibiliya, nta gihe isi yigeze ibaho iri mu mutekano, kuko mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 12 hatubwira ko uhereye aho isi yabereyeho Satani yayimanukiye. Igice cya 12 umurongo waho wa 12 n'ubundi haravuga hati, nuko rero wajuruwe namwe abaririmo nimwishime, naho wowe wasiwe nawe wanyanja we mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Iyi si ntabwo yigeze iba mu mutekano, kuko uhereye aho Satani yaviriye mu ijuru, isi yari igushije ishyano, isi yari yinjiye mu ntambara, ku buryo ijuru ryatangaje itangazo rikomeye rivuga ngo abari mu ijuru nibishime, naho abari mu isi bo bacura umuborogo, kuko isi igushije ishyano. Kandi ntabwo isi yagushije ishyano ngo birekeraho, ahubwo ikibi n'ibyago n'amakuba n'intambara byakomeje gukuza amajyambere, ku buryo uyu mwanya turarebera hamwe uburyo mu ntambara duhura nayo dushobora gutsinda kandi dukoresheje intwaro ikomeye. Mu gitabo cya Timoteyo urwa kabiri, cyangwa se urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 3 uhereye ku murongo wa mbere, haranditse Pawulo yandikira Timoteyo, yaramubwiye ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushye. Mu by'ukuri turi mu bihe bigoye, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko muri iyi minsi turimo byanga bikunze azaba ari mu bihe birushye. Rero muri ibi bihe birushya bigoye, byuzuyemo ingorane nyinshi ugereranije n'ibihe byatambutse, wenda twatanga urugero. Pawulo n'ubundi yandikiye itorero ry'i Korinto, urwandiko rwa kabiri Pawulo yanditse mu gice cya 4 umurongo wa 8, yaravuze ati, dufite amakuba impande zose, ariko ntidukuka umutima, turashobewe ariko ntitwihebye. Iyo avuze ngo dufite amakuba impande zose, iburyo n'ibumoso, hepfo no haruguru, amakuba ahari, ndetse agera n'ubwo avuga ngo tubuze ibisubizo, turashobewe. Ni mu gihe cya Pawulo, kandi ubwo mu gihe cya Pawulo birumvikana ko hari hakiriho agahenge. Uko iminsi igenda itambuka niko amakuba n'ibibi by'uburyo bwinshi bigenda byiyongera, kugeza ubwo Pawulo wavugaga ngo dufite amakuba impande zose, yavuze ngo umwuka avuga yeruye ko mu bihe biri imbere hazaba ari ibihe birushye. Rero ibihe biri imbere nibyo twebwe turimo, ibihe biri imbere nibyo turi gucamo, ku buryo turamutse tudafite intwaro zizadushoboza kubitambukamo, mu by'ukuri twaba dufite ibyago bikomeye. Rero turigana
intwaro zizatsinda mu bihe bikomeye. Dusabwa kuzishaka, dusabwa kuzimenya kugira ngo tuzashobore gutsinda. Mu by'ukuri Satani nubwo yamanutse, umwambi we wari werekeje kuri Kristo n'itorero, nta handi wari werekeje, ni kuri Kristo n'itorero, kandi yararwanye aratsindwa kuko Yesu yaramutsinze, ariko itorero ryo na n'uyu munsi riracyari mu ntambara. Mu gitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka cyangwa se Evénement des derniers jours, paje yaho ya 55 haranditse ngo mbese Imana ntifite itorero rizima? Ni ukuri ko ifite itorero, ariko n'itorero riri ku rugamba si itorero ryanesheje. Birumvikana rero ko Kristo yaratsinze, ariko itorero ryo riracyari mu ntambara. Ubwo itorero riri mu ntambara risabwa kumenya aho Yesu yatsindiye kugira ngo rimwigane, risabwa kumenya intwaro yakoresheje kugira ngo rizikoreshe ahari byibura ngo intsinzi Yesu yabonye n'itorero rizayibone. Mu gitabo cyitwa ibihamya by'itorero, umuzingo waho wa mbere, paje ya 682 handitse amakuba akomeye itorero rizanyuramo, kuko haranditse hagira hati, ni ikigisho kitubwira uburyo itorero rizanesha, ariko ntabwo rizanesha ritanyuze mu makuba akomeye. Rizayacamo, rizarwana, ariko ibyiringiro bihari ni uko ijambo ry'Imana cyangwa kino cyigisho kitubwira ko byanga bikunze itorero rizanesha. Haranditse hati jusqu'à ce que le Christ apparaisse sur la nuée des cieux avec puissance et une grande gloire, les hommes seront pervertis et se détourneront de la vérité pour la rêverie des fables. Kugeza ubwo Kristo azatunguka ku bicu byo mu ijuru yambaye imbaraga n'ubwiza bwinshi, abantu bazakomeza guhendwa ubwenge, abantu bazazingitiranwa kugeza ubwo bazatera umugongo kuri bayoboka ibihimbano. L'Église va au-devant des tas de troubles. Itorero riri kugenda risatira ibihe by'akaga gakomeye. Elle prophétisera revêtie de sac. Rizahanura rero ryambaye ibigunira. Hepfo ati, mais bien que doivent faire face à l'hérésie et à la persécution, bien que doivent combattre les incrédules et les apostats, avec l'aide de Dieu, elle écrasera la tête de Satan. Nubwo bizaba ngombwa ko rihangana n'abanyabinyoma cyangwa se n'ibinyoma, nubwo bizaba ngombwa ko rinyura mu karengane gakomeye, nubwo bizaba ngombwa ko rihangana n'abatizera, nubwo bizaba ngombwa ko rihangana n'abahakanyi, ariko rifashijwe n'Imana rizamenagura umutwe wa Satani. Ngaha ibyiringiro byacu aho biri, kuko Yesu yaratsinze, ariko natwe dufite ibyiringiro by'uko tuzanesha. Rero dusabwa kumenya aho yaneshereje kugira ngo natwe byanga bikunze tuzahaneshereza. Mbibutse iki bavandimwe turi kumwe tujyanirana, mbibutsa ko muri iki gitabo n'ubundi paje yacyo ya 245 hatubwira ko tudakwiriye kwirara, kuko umwanzi dukirana nawe ngo ntabwo afite inyama n'amaraso byibura ngo turwanishe intwaro zisanzwe, ahubwo haranditse hati Satan a de grands avantages. Satan amaze kugira iterambere rikomeye. Il possède la merveilleuse puissance intellectuelle d'un ange, dopé de personnes ont une idée exacte. Satan amaze kugira amajyambere akomeye cyangwa se amahirwe akomeye, yewe ngo na bwa bushobozi cyangwa se il possède la merveilleuse puissance intellectuelle d'un ange, bwa bushobozi bukomeye bw'ubumarayika aracyabufite, ariko abantu bake gusa nibo babizi. Il était conscient de son pouvoir, kandi guhera kera yava mu ijuru Satani yari yiziho ubushobozi. Sino il n'aurait pas engagé la lutte avec tout puissant. Iyo atimenyaho ubushobozi ntaba yarashoye urugamba ngo ahangane n'ushobora byose, le Père éternel, ngo ahangane na data uhoraho, le prince de la paix, kandi ngo ahangane n'igikomangoma cy'amahoro. Birumvikana rero uwo dukirana dukwiriye kumusobanukirwa neza. Uwo dukirana ntabwo dukwiriye kumurwanya tujenjetse, ku buryo tugomba kumenya uwamutsinze, tukamenya n'intwaro yatsindishije, bityo natwe akaba arizo twifashisha. Mu buhanuzi dusoma
muri iki gitabo paje yacyo y'132 haranditse hati Satan mettra toute sa puissance à ercérer, séduire et égarer les enfants de Dieu. Satani azakoresha ubushobozi bwe bwose ngo ahirike, ayobye kandi arimanganye ubwoko bw'Imana. Lui qui a osé affronter et tenter le Seigneur, we wahangaye guhangana kandi agashuka Imana, qui a pu le prendre dans ses bras, we wahangaye gufata Imana mu biganza, et le porter sur la fête du temple, akazamukana Imana akayigeza ku gasongero k'urusengero, puis sur une haute de montagne, yamutsinda akayizamukana mu mpinga y'umusozi. Il attaquera encore avec une puissance incroyable à la génération actuelle. Ngo azagaba igitero kiremereye kuri iki gisekuru cy'imburabwenge. Mbese dukwiriye kumenya ko turi kwinjira mu ntambara ikomeye cyane, ku buryo Satani afite imihigo. Ubuhanuzi butubwira ko ngo azagaba igitero kiremereye kandi kuri iki gisekuru cy'imburabwenge. Ndetse iyo dusoma neza igitabo cy'intambara ikomeye kitubwira neza koko ko ibyo turimo dusa naho tutabizi neza. Intambara ikomeye turacyifashisha igitabo kitubwira ko abahanganye na Satani basa naho batamuzi neza, badasobanukiwe n'umwanzi duhanganye nawe, ku buryo turamutse kino cyigisho tutagize amahirwe yo kugikurikirana ngo tumenye n'intwaro yo gutsinda Satani aho twayikura, tumenye iyo ariyo, mu by'ukuri twaba dufite igihombo kandi byazadutura mu kaga karemereye. Mu gitabo rero cy'intambara ikomeye hatubwira amagambo aremereye cyane, atubwira ngo muri iyi minsi yacu dukwiriye kutajenjeka, kandi Satani ari gutangara, ari kubona abahanganye nawe basa naho basinziriye, basa naho bajenjetse, basa naho ntacyo bitayeho, ku buryo kujenjeka no kutagira icyo bitaho nibyo biri kugenda bimuhesha intsinzi. Bityo rero niyo mpamvu kino cyigisho gikwiriye kudukangura tukaba maso, tukamenya neza umwanzi duhanganye nawe, tukamenya intwaro dushobora kumutsindisha iyo ariyo, tukamenya aho tuzayikura n'uburyo dusabwa kuyishaka. Haranditse hatubwira ko ngo ni ukubera iki Satani ari gushora izi mbaraga ze muri iyi ntambara iremereye, ntacyo yikanga, adafite ubwoba, ngo mbese nuko adahura n'abantu bamurwanya bakomeye kandi bashikamye. Ngo ni ukubera iki ingabo z'umusaraba ari simbirimo kandi basinziriye. Iki ni ikibazo abantu bose bakwiriye kwibaza. Ni ukubera iki ngo abantu bahunikiriye cyangwa se basinziriye? Nta kindi gisubizo batanze hano, baravuze ngo ni uko isano bafitanye na Kristo ikiri hasi cyane. Bavandimwe, ibi bintu dukwiriye kubimenya neza, tukamenya ko dukwiriye gushaka isano yimbitse kandi isobanutse hagati yacu n'umuremyi wacu. Biramutse bitabaye bityo, turamutse tutamwigiyeho, tutegeranye nawe, tutamukuyeho ubumenyi n'imbaraga, mu by'ukuri uyu mugome cyangwa se uyu mushukanyi yazadutsinda. Hakomeje havuga hati, ndetse nta nubwo ari n'icyo gusa, ngo ahubwo nta nubwo tujya dutekereza hari ko umwanzi abaho. Ngo abantu benshi ntabwo bajya batekereza ko umwanzi abaho. Mu by'ukuri iyo abantu bari kwinjira muri iyi ntambara ikomeye cyane, ijuru ryatangaje ngo wasiwe ugushije ishyano, ariko bo bakayinjiramo basa n'aho ari simbirimo, biba bigaragaza neza ko batazi uwo barwana nawe uwo ari we. Ariko ijambo ry'Imana riraduhamiriza neza ko dukwiriye kumenya uwo duhanganye nawe, tukamurwanya dushikamye, kandi tugasaba Imana imbaraga, tukamenya n'intwaro dushobora kumurwanisha n'uburyo tuzagera ku ntsinzi. Noneho mu gitabo cy'intambara ikomeye, paje ya magana, nkoresheje igitabo gitoya, ni 716. Reka tugerageze gusoma twihuse.
716 ni icyigisho kitubwira urwango ruri hagati y'umuntu na Satani. Haranditse hati pourquoi l'adversaire qui jette toutes ses forces et toute sa puissance dans son formidable combat. Mbese ni ukubera iki uyu mwanzi akusakuzanya imbaraga ze zose muri iyi ntambara? Ne rencontre-t-il pas une résistance plus énergique? Nuko adahura n'imbaraga imusunika imurwanya ikomeye. Pourquoi les soldats du Christ sont-ils à son point différent et somunora? Mbese ni iyihe mpamvu abasirikare ba Kristo basinziriye kandi akaba ari simbirimo? C'est parce que leur communion avec Dieu est trop périlleure. Ni ukubera yuko isano bafitanye na Kristo ikiri ngufi mu by'ukuri. Parce qu'ils sont lamentablement dépourvus de son esprit. Indi mpamvu ni uko umwuka w'Imana ari kugenda bakamamo. Ngize impamvu ebyiri. Iya mbere, isano bafitanye na Yesu ni ngufi. Isano icya kabiri, umwuka w'Imana ari kugenda arakamuka. Harakomeje hati le péché n'aurait pas odié comme il était à leur maître. Ntabwo banga icyaha urunuka nk'uko byari bimeze kuri sebuja. Ils ne se rendent pas compte de l'excessive malignité du mal. Ntabwo neza bazi ubucakura bw'ikibi. Ils sont avec le toucher la nature et la puissance du prince des ténèbres. Igiteye ubwoba ni impumyi, ntabwo bazi imiterere n'imbaraga z'igikomangoma cy'umwijima bahanganye nacyo. Ku buryo baravuze bati ils ignorent sa malice et son astuce dans la guerre qu'il dirige contre Jésus-Christ et son église. Rwose n'injiji, ntabwo bazi uburiganya n'ubuhendanyi buri muri uru rugamba Satani ayoboye arwanya Kristo n'itorero rye. Sirisopwe, kandi kuri iyo ngingo ini fure de croyance mystifiée, imbaga nini y'abizera iri kuri manganywa. Bavandimwe, aya magambo ateye ubwoba ku buryo imbaga nyamwinshi y'abizera, imbaga nyamwinshi y'abayobotse Kristo iri kuri manganywa. None ni iyihe ntwaro twakoresha? Muri Bibiliya hari intwaro nyinshi zahanuwe cyangwa se Bibiliya itubwira dushobora gukoresha kugira ngo iyi ntambara tuzayisosokemo. Ariko hari iz'ingenzi. Mu gitabo cy'Abefeso igice cyaho ni cya 6 umurongo waho wa 14, reka duhere ku murongo wa 13. Haratubwira neza intwaro kandi turareba izikwiranye n'igihe tugezemo. Murongo wa 13 haranditse hati nuko rero mutwara intware zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Ibintu ni bibiri, tugomba gutwara intwaro zose z'Imana kuko ni nyinshi, dushobora no kuzisoma nubwo igihe ari kigufi, ariko intwaro ni nyinshi. Ikindi, izo ntwaro zose uko ari nyinshi zizadufasha ibintu bibiri. Icya mbere ni uko zizadufasha gukomera ku munsi mubi, icyo ni kimwe. Icya kabiri, izo ntwaro zizadufasha guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Murongo wa 14, muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Iyo ni intwaro ya mbere. Iya kabiri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Ubwo gukiranuka nayo ni intwaro ya kabiri. Iya gatatu, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Iyo ni iya gatatu. Iya kane, kandi kigeretse kuri ibyo mutware kwizera nk'ingabo. Iyo ni iya gatanu. Iya gatandatu, kwizera nk'ingabo ariko kuzabashoboza kuzimya imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Iya gatandatu, mwakira agakiza k'ab'ingofero. Iya karindwi, mwakira inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Iya munani, musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Izi zose turi gusoma ahangaha ni intwaro zishobora kudufasha kuzahagarara tudatsinzwe. Icya kabiri, tukazabasha gukomera mu munsi mubi. Ariko izi ntwaro zose ntabwo ariko turi buzivuge, kuko hari zo wakwifashisha urugamba bitewe n'imiterere y'urugamba. Muri ibi bihe rero ijambo ry'Imana ryatubwiye ko Satani amaze kugira amahirwe cyangwa iterambere. Muri ibi bihe ibyanditswe byera byatubwiye ko ari ibihe birushya. Tugomba
kwifashisha intwaro zikwiranye n'ibihe turimo. Turavuga ku ntwaro ebyiri gusa, turagerageza kuvuga ku ntwaro ebyiri gusa, twifashishije igitabo cy'umugenzi. Turavuga ku ntwaro imwe. Iyi ntwaro mu gitabo cy'umugenzi batubwira neza ko umwe mu bagenzi bajya mu ijuru witwa Mukirisito, iyi ntwaro yarayikoresheje kandi iyi ntwaro yaramufashije aranesha. Yari ageze mu gikombe bita mucisha bugufi. Turasoma ahagana ku rupapuro rwa 59 ngo yifashishije iyi ntwaro kandi yamushoboje kwambuka icyo gikombe mucisha bugufi. Turamutse twifashishije natwe iyi ntwaro, nta kabuza iki gikombe twazagitambukamo kandi ibyo twahanganira byo nabyo byose twazabitsinda, kuko iyi ntwaro niyo yashoboje Mukirisito n'ubundi kwambukanya kino gikombe. Reka dusome ku rupapuro rwa 59 mu cyigisho kitubwira ngo igikombe mucisha bugufi. 59 haranditse hati: maze amutera mu gituza agacumu kameze nk'utwambi kaka umuriro, ariko Mukristo akinga ingabo. Muri kumva ko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo utware kwizera nk'ingabo. Iyi ntwaro Mukristo yarayikoresheje mu gikombe mucisha bugufi. Arakaranga ntikagira icyo kamutwara. Mukristo akura inkota kuko abonye yuko adakwiriye kujenjeka. Apoloni arihuta aramwipfunyira, amutera uducumu twinshi nk'urubura. Mukristo ntiyabasha kuturanga twose, akomereka mu mutwe no ku maboko no ku birenge. Byumvikane ko akomeretse mu mutwe iby'umwuka mu bwenge byavuyemo. Akomeretse ku maboko imirimo yo gukiranuka y'abera ntayo yari agifite. Akomeretse ku birenge birumvikana ko mu by'ukuri no kujya mu materaniro ntiyari akibifite. Agenza umugongo ho hato. Muri kumva kugenza umugongo ni ugusubira inyuma. Apoloni aramwegera cyane, abonye asubiye inyuma. Mukristo akanyabugabo karaza arwanisha ubutwari uko ashoboye, bacagasa umunsi barwana iyo ntambara ikomeye. Mukristo araruha, asigaranaho hato agacika intege, kuko inguma ze yari yakomeretse zagendaga zimumara intege. Apoloni amubonye uburyo aramwegera, aramusumira, amukubita hasi cyane. Inkota ya Mukristo bagukubiri. Apoloni aramubwira ati: ndagushyikiriye, sindi bubure kukwica. Aramushikamira, asigazaho hato akamwica. Mukristo ashaka kwiheba yuko atari bukire, maze kubw'imbabazi z'Imana Apoloni akihanukiriye ngo amuhorahoze, Mukristo arambura ukuboko vuba, asingira inkota ye, aramubwira ati: wamubisha we, winyishima hejuru, iyo nguye ndabyuka. Aya ni amagambo ushobora gusoma mu gitabo cya Mika igice cya 7 umurongo wa 8. Maze Mukristo aravuga ati: wamubisha we, winyishima hejuru, iyo nguye ndabyuka. Intwaro Mukristo yakoresheje muri iki gikombe ni intwaro ebyiri. Intwaro ya mbere yari afite kwizera nk'ingabo. Intwaro ya kabiri yari afite ijambo ry'Imana. Kandi ntabwo dushobora kwambuka muri iki gikombe namba tudafite zino ntwaro. Ndatanga urugero mu gitabo cy'intambara ikomeye, iki gitoya page 844 harimo amagambo akurikira. 844 handitsemo ijambo rikomeye rivuga riti: le premier et le plus important devoir de tout être raisonnable, c'est d'apprendre par les Écritures ce qu'est la vérité. Haravuze hati ikintu kibanze kandi cy'ingenzi mu nshingano z'Umukristo utekereza ni ukwigishwa n'ibyanditswe byera ukuri cyari cyo. Mbese uramutse udafite ijambo ry'Imana, uramutse utiga ijambo ry'Imana, waba uri mu kaga karemereye, kuko ijambo ry'Imana riravuze ngo ikintu kibanze kandi cy'ingenzi mu nshingano z'Umukristo. Ntabwo njya nibaza niba abantu benshi gutsindwa kose abantu bafite
nuko nta bajya bahera ku kitari ikibanze. Ikibanze gitangirira ibindi, gishobora gufasha umukirisito ngo ni ukwiga ibyanditswe byera. Uramutse udasoma ibyanditswe byera, uramutse utabyiga, waba warahereye ahatariho. Ku ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ni ikibanze. Urahirwe ntugahera ahandi. Nuramuka uhereye ahandi ushobora kuzatsindwa. Iyi ntwari ikomeye yitwa ijambo ry'Imana. Kuryiga, kurisoma nibyo byashoboje mu Kirisito kwambukanya iki gikombe mucisha bugufi. Bigaragara ko abantu bose batiga ijambo ry'Imana nibagera mu gikombe mucisha bugufi bazatsindwa. Nta kabuza bazatsindwa. Ndabaha ingero mu gitabo cy'Abaroma igice cyaho cya 15, kuko hatubwira neza icyo ijambo ry'Imana ritumariye iyo turamutse turyize. Abaroma igice cya 15 turasoma ku murongo waho wa 4. Haravuze hati ibyanditswe, umurongo wa 4 uravuga ngo ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha, kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa n'ibyanditswe biduhesha ibyiringiro. Abantu benshi babuze ibyiringiro kubera kudasoma. Abantu benshi iyo baguye mu ngani y'ibibazo babura kwihangana bitewe nuko batiga ibyanditswe byera. Abantu benshi bajya babura ihumure kuko ibyanditswe byera icyo byashyiriweho ni ukugira ngo bitubere ihumure, bitubere ibyiringiro. Kuko iyo wageze mu bibazo ugasoma ibya Yobu, ihumure riraza, ibyiringiro biraza, ukavuga ngo burya na Yobu yaratsinze, kandi ibyo ndi kunyuramo ntabwo nari nageze aha Yobu, maze ibyiringiro bikaza nawe ugatsinda. Harimo guhumurizwa, harimo kwihangana, ibyo byose tubihabwa n'ibyanditswe byera. Usibye n'ibyo, mu gitabo cya Timoteyo Pawulo yaranditse mu gice cya 13 umurongo waho Timoteyo 13 umurongo wa 16, ni urwandiko rwa 2, haranditse hati ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana bashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Aha harimo ingingo nyinshi tutabasha kurondora nonaha. Ni umumaro w'ibyanditswe byera, kuko ibyanditswe ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Mbese ibyanditswe ni mwarimu. Iyo uramutse ubifite ukabyimenyereza bikubera mwarimu, ntushobora kuzaba injiji, kuko bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Icya kabiri, ibyanditswe byera ngo bizi kwemeza. Ni umucamanza wo kukwemeza ibyaha byawe. Iyo wimenyereje gusoma ibyanditswe byera ntabwo ujya ugerageza guhakana ibyaha cyangwa ngo ubitsindishirize cyangwa ngo ubiburanire. Ahubwo ibyanditswe byera bikubera umucamanza, bikorana n'umutima uhana, inyuguti zikiyandika mu bwenge, zikagucira urubanza rugatangira mu mutima, ibyaha byawe ukabyemera bwangu. Ariko iyo utiga ibyanditswe byera iteka ryose urabiburanira. Icya gatatu ni ukumutunganya. Ibyanditswe byera biratunganya. Uramutse utimenyereje ibyanditswe byera, mu by'ukuri ubaho ariko mu by'ukuri wanduye, udatunganye. Ikindi ni uko ibyanditswe byera ngo biduhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana bashyitse. Ntushobora gushyika kirazira, ntushobora ndetse gutungana udafite ibyanditswe byera. Ibyanditswe byera dusabwa kubisoma, dusabwa kubyimenyereza, kuko uramutse utize ibyanditswe byera wazagwa mu kaga karemereye cyane, kuko wajya unabyigisha abandi kuko wamenyereye hari imirongo wafashe mu mutwe. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ko iyo hari imirongo wafashe mu mutwe ukajya urayigisha ukayibwira abandi, kandi weho udasoma ibyanditswe byera, ngo uba ufite akaga karemereye. Turagerageza kubisoma mu gitabo cyitwa Ministère Evangélique cyangwa se umurimo w'ibwirizabutumwa, icyigisho kitubwira ngo kwiga Bibiliya birakenewe, cyangwa se amakene yo kwiga Bibiliya. Paje yaho ni ya 93 haranditse hati
le prédicateur qui s'aventure à enseigner la parole de Dieu, alors qu'il n'en possède qu'une connaissance superficielle, contriste le Saint-Esprit. Umubwirizabutumwa wimenyereza kwigisha ijambo ry'Imana kandi we ajya yirengagiza cyangwa we arizi amajyejuru, ntabwo ajya asoma, ahubwo ajya ahangara kwigisha ijambo ry'Imana kandi ntabwo arisoma ngo aryumve, ahubwo ibyo yigisha ngo abiza amajyejuru, uwo mubwiriza arakaza umwuka wera. Mais celui qui commence avec une connaissance élémentaire, ariko wa wundi wiga ibyanditswe byera kabone nubwo yajya atangirira ku byazi bikeya, qui enseigne seulement ce qu'il sait, akigisha ibyo yasomye azi neza, en même temps qu'il s'efforce d'en apprendre davantage, celui-là se qualifie pour une œuvre plus importante. Hano haranditse hati iyo yigisha ibyazi nubwo byaba bike kandi akabifatanya no kwiga ibyanditswe byera, mu by'ukuri ngo agenda yunguka ubumenyi, azamuka, ngo kugeza ubwo Imana izamukoresha umurimo w'ingenzi kandi uremereye. Bavandimwe, birumvikana ko kwiga ibyanditswe byera ni ingenzi, ariko ku rupapuro rwa 243 ho baranditse ngo le prédicateur qui veut travailler efficacement au salut des âmes doivent s'appliquer à la fois à l'étude de la Bible et à la prière. Hano hati abagabura bashaka gukora umurimo w'ingenzi wagakiza k'imitima bagomba bwa mbere kwiga Bibiliya, icya kabiri banasenga. C'est un péché que d'essayer d'enseigner la parole à d'autres alors qu'on néglige soi-même à l'étudier. Ni icyaha ku buryo ubasha no kucyatura, ni icyaha kugerageza kwigisha ijambo ry'Imana abandi kandi weho ujya wirengagiza kuryiga. Bavandimwe, ijambo ry'Imana ritubwira ko ari ingenzi cyane. Ni ingenzi cyane kuryiga, ni ingenzi cyane kurisoma tukaryumva, ku buryo iyo uramutse uhangaye kwiga ijambo ry'Imana cyangwa kuryigisha, ariko iyo uhangaye kuryigisha ariko ukwepa kuryiga uba uri mu kaga karemereye. Hano baravuze bati l'étude de la Bible devrait toujours être accompagnée de prières. Kwiga Bibiliya bigomba guherekezwa iteka ryose n'amasengesho. C'est le Saint-Esprit peut nous faire sentir l'importance des choses faciles à comprendre. Burya umwuka wera wonyine niwo ushobora kutwumvisha iby'ingenzi biri mu ijambo ry'Imana, bikabitwumvisha kandi mu buryo bworoshye. Bavandimwe, buriya iyo wiga ijambo ry'Imana ushobora kuryigisha kandi ukigisha ibyo uzi neza, kuko ngo iyo usenga ukimenyereza gucukumbura ijambo ry'Imana, ngo Imana iguha umwuka wera ugushoboza kwiga rya jambo ry'Imana. Igikomeye kibirimo nuko iyo usoma ijambo ry'Imana ugira ubuhanga bukomeye cyane bwo gushobora gutsinda bakugishije impaka. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, tushobora kuyoba. Icya gatatu, ubona ibyo wigisha abandi. Icya kane, twagiye tubibona ngo ibyanditswe byera biraduhana, ibyanditswe byera biratwigisha ni mwarimu, mbese ibyanditswe byera usibye n'ibyo ngo biraduhumuriza, ngo harimo n'ihumure, ngo kandi bikadutera no kwihangana. Umuntu wese utiga ibyanditswe byera nagera mu gikombe mucisha bugufi byanga bikunze azahagwa, ntabwo azahatambuka. Iyi ni intwaro izadushoboza gutsinda muri ibi bihe bibi. Yashoboje gutsinda mu Kristo ageze mu gikombe mucisha bugufi, kandi iki gikombe byanga bikunze nicyo natwe turi gutambukamo. Benshi bazahagwa. Birumvikana hari igihe wabura umwanya, tushobore kubona umwanya wo kwiga ibyanditswe byera, ariko kugenda ubura umwanya niko uri kwitera intege nke, kandi intege nke zizasoza zikugiza urukungu.
ibyo ni ibyanditswe mu gitabo ko intege nke zijya ziza zikuruwe no kudasoma, zikuruwe no kutabona umwanya wo gusenga no kwitanga, ngo zizasiga zikugiza urukungu. Birumvikana rero bana b'Imana, tugomba gushaka umwanya wo gukoresha iyi ntwaro ikomeye yashoboje mu Kristo kwambukiranya igikombe bita mucisha bugufi. Kandi ntabwo ari iyi ntwaro dukwiriye kwifashisha yonyine, ahubwo muri cya gitabo cy'umugenzi batubwira ko avuye mu gikombe mucisha bugufi ngo yinjiye mu gikombe cyitwa igikombe cy'igicucu cy'urupfu. Ageze muri iki gikombe ndagira ngo mwumve ibyamubayeho. Yinjiye muri iki gikombe ngo yahuyemo n'ibitandukanye n'ibyo yahuye nabyo mu gikombe mucisha bugufi. Reka mvuge bikeya. Ku rupapuro rwa 63 muri iki gikombe cyitwa igikombe cy'igicucu cy'urupfu haranditse hati, iyo nzira ica hagati y'ibyo byago byombi. Ni ibihe byago? Ni uko ibumoso hari isayo, ngo iburyo hari imanga cyangwa se hari uruhave. Yari ifunganye cyane, nicyo cyatumye mu Kristo aboneramo ibimurushya. Muri uwo mwijima, iyo yashakaga kutagwa mu ruhavu, mu ruhande rumwe, yabaga bugufi bwo kugwa mu isayo ku rundi ruhande. Kandi yashakaga kutagwa mu isayo, yirindaga cyane kutagwa mu ruhavu, nuko agenda yomboka atyo. Numva asuhuza umutima cyane, kuko ako kaga mvuze atari ko konyine, ariko kandi umwijima wahishaga inzira ku buryo atashoboraga kuyibona. Nicyo cyatumye iyo yashinguraga ikirenge atamenyaga hagiye kugishinga, cyangwa iyo agiye gukandagira, cyangwa ngo amenye icyo agiye gukandagira. Hagati y'icyo gikombe mbona umunwa w'igihonomu, nawo uri bugufi bw'inzira. Mu Kristo aribwira ati, noneho ndagira nte? Kandi kenshi umuriro n'umwotsi byinshi cyane byavagamo, n'ibishashi n'urusaku rubi cyane ruteye ubwoba. Bityo mu Kristo, ibyo mu Kristo atashobora kwirengeresha inkota. Yageze mu gikombe mucisha bugufi akoresheje ingabo, ariko kwizera, akoresheje inkota ari ryo jambo ry'Imana, kuko yarasomaga, maze ashobora gutsinda Porowoni mu gikombe mucisha bugufi. Ariko ageze mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, hamwe habaga isayo, ahandi hakaba uruhavu, byabaga bikomeye, ngo ku buryo bugufi bw'inzira ngo hari urwobo rw'igihonomu. Usibye n'urwobo rw'igihonomu, ngo hari umwijima ku buryo atashiguraga ikirenge ngo amenye aho agiye kugishinga, ntiyamenyaga n'icyo agiye gukandagira. Ngo ntabwo ako kaga ariko konyine kari muri iyo nzira, harimo n'akandi, ngo ku buryo atashoboraga kwirengera akaga kari aho ngaho muri icyo gikombe, ngo akoresheje inkota cyangwa se akoresheje ya ngabo. Hano haravuga hati rero, nk'uko yabigenje kuri Porowoni, nicyo cyatumye asubiza inkota mu rwubati, yenda intwaro yindi yitwa uburyo bwose bwo gusenga. Bavandimwe, inkota ya mbere tubonye ishobora kudutambutsa aha ngaha ni ugusoma ibyanditswe byera. Mu Kristo ageze mu gikombe mucisha bugufi, ibyanditswe byera hamwe no kwizera, kubisoma bijyaniranye no kwizera, byatumye agira amahirwe akomeye cyane yo kwambukiranya icyo gikombe. Kandi amaze kugera mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, yasanze izo ntwaro uko ari ebyiri, kwizera hamwe no gusoma ibyanditswe byera, bitamushoboza kwambukiranya igikombe cy'igicucu cy'urupfu, ngo bituma ashaka indi ntwaro yitwa ngo uburyo bwose bwo gusenga. Iyi ntwaro iraremereye, ariko reka duse n'abayivugaho gato. Mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, paje ya 748, ndasomaho amagambo makeya. 748, igitabo gitoya, banditsemo ijambo rikomeye rivuga ngo, amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi kandi amatwi ye ari ku byo basaba. Aya ni amagambo yumvikana. Ndambukiranya hakurya. Le peuple d'Israël était alors fidèle à Dieu aussi longtemps qu'il lui récita attaché
hano haravuze hati ubwoko bwa Isirayeli ubwo bwakiranukaga ku Mana kandi igihe cyose bwabaga bwomatanye nayo, il ni sur la terre ni dans l'enfer aucune puissance capable de lui résister. Yaba hano ku isi yaba ni kuzimu, nta mbaraga yashoboraga kubuhangara buri kumwe n'Imana. Ndetse ngo n'umuvumo Balamu yashoboraga kubasukaho ntago wagombaga kubafata. Igisabwa gusa nuko matana n'Imana, ibindi tukayibiharira. Hepfo hati Satan sait très bien que toute la puissance de l'armée des ténèbres ne peut rien contre l'âme la plus faible qui se cramponne à Jésus-Christ. Hano haravuze hati Satani abizi neza ko imbaraga zose z'abadayimoni ndetse n'iza Satani ubwo zitashobora kugira icyo zitwara umutima w'umunyantege nke hanyuma y'iyindi wamaze kwishyira mu biganza by'Imana. Kesiri satake ouvertement, kandi ko Satani n'abadayimoni baramutse bahanganye n'uwo mutima w'umunyantege nke ku mugaragaro, iresuyere ini defete, nta kindi babikuramo usibye gutsindwa gusa. Mumfashe mwumva aya magambo. Na Satani arabizi neza ko nubwo yagaba igitero ku mutima w'umunyantege nke gusumba iyindi yose ku isi, abifashijwemo n'abadayimoni bose bavanye mu ijuru, ngo arabizi ko batatsinda, ngo nubwo babihangara, ngo icyo bazi ni uko bavanamo gutsindwa gusa. Hano hati alors ambisque avec ce sipo, bavuze byinshi, reka nihutire hano aho bavuze ngo sans prière, hatabayeho gusenga, niri ne ansirete un seul jour ni une seule heure. Hano hati nta muntu n'umwe waba amahoro umunsi umwe cyangwa isaha. Si prions tout spécialement le Seigneur de nous donner l'intelligence de sa parole ou son dévoiler le piège de Satan. Noneho mureke twinginga Imana, aribwo bwa buryo bwo gusenga, twinginga Imana iduha ubuhanga bunyuriye mu ijambo ryayo mu kuduhishurira imitego ya Satani, kuko kwiga ijambo ry'Imana iyo tubifatanije no gusenga, ngo imitego yose Satani ajya dutega ngo Imana irayiduhishurira, kandi yiduhishurira binyuriye mu kuba twasomye kandi tugasoma byabanjirijwe no gusenga. Noneho ijambo ry'Imana rivuga ko umuntu wese usenga adashobora gutsindwa, ngo n'umutima w'umunyantege nke gusumba indi, ngo Satani arabizi ngo ko aramutse awugabyeho igitero bifashijwemo n'abadayimoni bose batsindwa igihe cyose uwo mutima ari uw'amasengesho. Mu gitabo reka wenda tuvuge uburyo bw'amasengesho. Ndagerageza kwihuta kuko batubwiye ngo ni uburyo bwose bwo gusenga, niyo ntwaro Mukristo yakoresheje kugira ngo ashobore gutsinda mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Hano mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu batubwiye ko kugira ngo tuzahatambukeho ngo tugomba gukoresha uburyo bwose bwo gusenga. Mbese gusenga hari uburyo bungahe? Uburyo bwa mbere buriho ni ugusenga mu ruhame. Ndagerageza kuvuga uburyo umuntu asenga mu ruhame. Amasengesho yo mu ruhame, hari amasengesho yo mu muryango, aho usengana n'umuryango wawe, uri umugore ugasengana n'abana ndetse n'umutware, uri umugabo ugasengana n'umudamu ndetse n'abana. Ayo masengesho y'umuryango aba mu gitondo na nimugoroba, namwe mu ntwaro ziremereye cyane zijya zidushoboza gutsinda Satani kandi tukambukiranya igikombe cy'igicucu cy'urupfu. Amasengesho ya kabiri ni amasengesho y'itorero. Aya masengesho y'itorero yo, iyo usomye igitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, urupapuro rw'190, haranditse ngo ayo masengesho ngo iyo wayasenze itorero ryayahamagaje, ngo mu by'ukuri ngo niho Imana iguhera imbaraga y'umwuka wera, kuko baranditse ngo amateraniro yahamagajwe n'itorero ngo risenge nk'amateraniro makuru rusange, yaba ari ka meeting. Ikindi, amatorero yo kwitorero iwacu, ubwo ni amatorero yegeranye. Ayo materaniro akwiriye kwitabirwa
kuko ayo materaniro ashobora guhuza amatorero 5 cyangwa 10 cyangwa amatorero 100 agahurira hamwe agasenga, atari itorero rimwe. Hari uburyo nanone itorero rishobora kwihuza abizera bagasenga hamwe n'ibihe byose bikorwamo umurimo w'umuntu ku cye giti. Ubwo naho umuntu we ubwe ashobora gusenga atabifatanijeho n'abandi cyangwa se afatanije n'umuryango we. Haranditse ngo ku cye giti cyangwa se ku giti cye wo gukiza imitima y'abantu ni imyanya cyangwa ni randevu Imana iba yasezeranye guhuriramo natwe kugira ngo itange imvura y'umuhindo n'iyitumba. Imvura y'umuhindo niyitera guhinduka, mbese ni imbaraga y'umwuka wera itoteza umutima, bityo umutima ukicuza igihe umaze uri mu kibi. Rero iyo umuntu asenga, aya materaniro ajya aba mu ruhame. Ubwo ndavuga amateraniro ashobora kuba ay'umuryango, amateraniro ashobora kuba ay'itorero, amateraniro ashobora kuba aya lokari, cyangwa se amateraniro ashobora kuba ay'igihugu, ndetse n'amateraniro ashobora guhuza isi yose ariko bagamije gusenga. Ngo aho ngaho Imana ishobora kuhatangira imbaraga, iyo mbaraga ikazatoteza umutima wawe ukicuza imyanya yose wataye uri mu kibi. Icya kabiri, ngo Imana ishobora kuguha imbaraga ishobora kugutera kwicuza ibihe wapfushije ubusa udakorera Imana. Bavandimwe, aya masengesho arakenewe kuko niho iyi mbaraga itangirwa, kandi ngo iyi mbaraga izadushoboza byinshi. Noneho andi masengesho ya kabiri ni amasengesho yo mu rwiherero. Mu gitabo cya Matayo igice cya 6:5 haratubwira ngo nujya gusenga ayo masengesho ameze atyo, nujya gusenga ayo masengesho ubanza ukinga urugi, ugende wihererane n'Imana. Ibiri mu mutima wawe bikugoye bikubabaje ugende ubisuka imbere y'Imana. Ndatanga urugero mu gitabo cy'urwa mbere rwa Samweli. Umubyeyi bitwa Hana yarababaye, ntabwo yarahuje ikibazo n'abandi. We yari afite agahinda ko yari yarashyingiwe amarana igihe n'umugabo, abandi bakabyara we ntabyare. Ayo maganya yasuka imbere y'Imana yihereye. Eli aza kumugwaho aravuga ati, wa mugore uzageza aho isindwe ryawe, waretse vino. Ariko aramubwira ati, oya wibeshye, narindi kumwe n'umukiza wanjye tuganira. Aha nanone ngo niho umuntu ahererwa imbaraga yo imutambutsa mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Noneho hakaba n'amasengesho yo mu mutima. Aya masengesho ngo atubanisha n'Imana, ndetse ngo aya masengesho ngo ni ukwibwira k'umutima. Aya masengesho ngo yatumye Henoki abana n'Imana imyaka 300. Ngo kuko iyo yagendaga, iyo yabaga ari gukora akazi, ngo yabaga ari kuganira n'Imana mu masengesho ariko yo mu mutima. Aya yose arakenewe. Ngo aya masengesho niyo yatumye Apolo ashobora gutambuka igikombe bita igikombe cy'igicucu cy'urupfu. Icyakora bitewe n'igihe hari ibintu bijya bituma amasengesho dushobora gusenga mu by'ukuri agira inkomyi. Ndavuga inkomyi ishobora gutuma dusenga ariko ntitwumvirwe. Mu gitabo cya Matayo igice cyaho cya 10, igitabo cya Matayo batubwiramo ko hari abantu bajya basenga, ariko basenga ngo bakikoza mu rwiherero cyangwa se bakajya mu masengesho ngo ariko bisa naho badashaka gutindayo. Ibyo byose ngo ayo masengesho uri gusenga ashobora kugira inkomyi. Icya kabiri, mu gitabo cya Luka haduye icyitegererezo mu gice cya 18 cy'umupfakazi. Ngo uwo mupfakazi yaragiye yinginga umucamanza, ngo umucamanza mu by'ukuri nta mutima wo kumurengera yari afite. Ngo ariko akajyayo agasubirayo, akajyayo agasubirayo. Ngo uwo mucamanza aribwira ngo uyu mupfakazi, ngo nubwo ntubaha Imana sinite no ku bantu, ngo ariko kubera uyu mupfakazi anduhije. Rero ijambo ry'Imana ritubwira ko iyo umuntu agiye gusenga ariko akajyana yihubi, akumva atazatindana n'Imana, ngo byanga bikunze amasengesho agira inkomyi, mu by'ukuri ngo bikaba intandamyi yo gutuma amasengesho yawe adasubizwa. Ku buryo mu gitabo cy'ibihamya umuzingo
wacyo wa mbere paje ya 55 baranditse bati ne quittez pas votre chambre avant que Dieu vous ait revêtu de puissance. Urahirwa icyumba wagiye gusengamo ntukagisohokemo Imana itarakwambika imbaraga. Nibishaka bizabe icyumweru, nibishaka bizabe ukwezi, ibisubizo birahari. Imana itanga itimana, ndetse ijambo ry'Imana riratubwira ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo ngo izaburite kumuduhana n'ibindi byose dukeneye. Rero ntabwo umubyeyi umwana yamusaba umukati ngo amuhibuye. Ibyo nibyo dusoma mu gitabo cya Matayo. Ibyo dusaba Imana yiteguye kubiduha. Ahubwo ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ne quittez pas votre chambre avant que Dieu vous ait revêtu de puissance. Urahirwe tugasohoke muri icyo cyumba Imana itarakwambika imbaraga. Puis veillez aussi longtemps que vous veillerez et prierez, vous pourrez échapper au piège de l'ennemi. Haravuze hati ahubwo uzakomeza ube maso kandi usenge. Igihe cyose uzaba uri maso kandi usenga, uzashobora gucika imitego ya Satani. Et la grâce de Dieu se manifestera en vous. Kandi ubuntu bw'Imana buzigaragariza muri mwebwe. Mbese ingorane ya mbere ituma amasengesho yacu adasubizwa ni ihubi tujyana mu masengesho. Mureke bana b'Imana tujye dusenga, ariko twe kujyana mu masengesho ihubi. Ikindi cya kabiri dusoma gituma amasengesho yacu adasubizwa ni ibyaha. Muzabisoma muri Yesaya igice cya 58 uhereye ku murongo wa mbere. Hatondetse ibyaha ushobora gukora amasengesho yawe ntasubizwe, ngo ugasigara wibaza ngo mbese ko Imana itanyumva. Imana iravuze ngo mbiterwa nuko igihe muri gusenga haba hari ibyaha. Kandi nimusoma igitabo cyitwa Our High Calling cyangwa se guhamagarwa kwacu gukomeye, paje y'133 handitse ko igihe Eliya yari ari Karumeli yari yasenze umuriro uramanuka. Yewe yari yasenze, yari yakoze ibitangaza byinshi. Yarasenze imvura ntiyagwa, yarasenze umuriro uramanuka. Ariko ageze mu gihe cyo gusenga ngo imvura igwe, yongera igwe, ahura n'ikigeragezo gikomeye. Nawe ntiyiyizeye, yatumye umugaragu ngo genda urebe. Umugaragu akaza ati ntacyo mbonye. Ngo icyo gihe ubwo umugaragu yazanaga igisubizo cy'uko ntacyo abonye, ngo ntabwo Eliya yiyemeje kuva mu cyumba yasengeragamo cyangwa se mu mwanya yasengeragamo atarabona igisubizo. Ngo yarakomeje aratitiriza. Ngo kandi ntabwo yatitirizaga gusa, ngo ahubwo yacukumburaga umutima we ngo arebe niba hari ibyaha byaba byamutandukanije n'Imana bigatuma amasengesho ye agira inkomyi. Bavandimwe, ibyaha nabyo bijya bituma burya ngo amasengesho yacu agira inkomyi cyangwa se adasubizwa. Ikindi kijya gituma amasengesho yacu adasubizwa ni ukutizera. Ikindi cya nyuma gituma amasengesho yacu adasubizwa cyanditse mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo, ngo ni igihe umuntu yima Imana ibyayo. Kandi mu by'ukuri ngira ngo tubiziranyeho neza ngo iyo umuntu adatanga kimwe mu 10 n'amaturo ngo iteka ryose iyasenga n'ubundi ngo amasengesho ye agira inkomyi ntasubizwa. Hari byinshi bishobora gutuma amasengesho yacu adasubizwa. Dukwiriye kuvana izo nkomyi zose mu nzira, tuzirikana ko kugira ngo tuzambukanye igikombe mu cisha bugufi biradusaba kwizera no gusoma twiga ijambo ry'Imana. Kuko iyo nkota ngo niyo mu Kristo yirengesheje ageze mu gikombe mu cisha bugufi. Ngo nubwo yahanganye na Apoloni we n'inkota bakagukubiri, ngo ariko ngo ni nayo yamuneshesheje. Apoloni arahunga, ageze mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ahura n'akaga, kuko ngo iyo nkota ntabwo yashoboraga kuyifashisha ngo ahambukiranye, ngo ariko yifashisha inkota yindi yitwa uburyo bwose bwo gusenga. Kandi yifashishije yambukanije igikombe kugeza ashoje urugendo amahoro. Bavandimwe, natwe dufite amakuba impande zose, ariko intwaro zirahari kandi Imana yiteguye kubana natwe igihe cyose
tuzifashisha izi ntwaro. Intwaro ya mbere ihuye n'akaga turimo n'igihe turimo, dukwiriye gusoma ijambo ry'Imana tukizera. Intwaro ya kabiri izadushoboza tukambukanya n'amasengesho, kugeza ubwo abatazafatanya n'abandi gusenga byanga bikunze ibitabo biratubwira ngo azagwa mu nzira, ntazasoza urugendo amahoro. Mureke Imana idufashe, iduhe kuzirikana izi ntwaro zizadufasha mu rugendo muri iyi minsi mibi, kandi arizo ntwaro zikomeye Satani ajya atinya ku buryo batubwiye ngo umutima w'umunyantege nke hanyuma y'iyindi. Ariko wiyeguriye kwishyira mu biganza by'Imana usenga, ngo Satani arawutinya, natwe azadutinya. Kandi ngo ijambo ry'Imana binyuriye mu gusenga ngo rizaduhishurira n'imitego ye. Mureke rero dusenge, dusome ibyanditswe byera, kandi tugire kwizera, ubundi tuzambukanya amahoro. Reka Imana ibidushoboze ku bwa Yesu umukiza wacu. Amen.